Ibibazo aho waruhukira neza, urashaka kuryoshya umunsi wawe, ni mudusange tubiteho kandi neza. Facebook Restaurant ni gihara nyuma ya kiliziya. Ni mudushinga ibirori byanyu tubikurikirane kuko dufite inzobere mu guteka ndetse no gutegura. Abantu benshi turabakira, itsinda, inama, ikindi kandi dufite ibyumba byiza byo kuruhukiramo. Amafunguro meza utasanga handi: African food, European food, Asian food. Dufite inkoko nziza, ihene, akabenzi special. Ni mutugane tubiteho. Kuri babandi bashaka kuruhuka mu mutwe, dufite igisopo, inzobere mu gucuranga neza. Facebook Restaurant nitwe gisobanuro cy'umunsi mwiza, ibyishimo muri rusange. Nahuye na byinshi mu nzozi n'ukuri mbuze uko mbisobanura, gusa nabyise ibara ry'urukundo. Iri ni ibara. Meze bite se? Sawa. Ko nagutanze hano se kandi ari we wampamagaye. Turanyanganira natinze. Ahubwo se kuki wihisemo ko duhurira mu muhanda? Bashaka ko duhurira he? Duhurira aho twari dusanzwe duhurira. Bashaka kuza mu rugo? Yego, hari ibyo bitwaye? Biragitwaye. Ese ko wanze ko dukora ibyo twumvikanye? None se gukora biriya twumvikanye nibyo byampa uburenganzira bwo kuza gusura mu rugo? Ese waba unsuye nkande? Mama w'umwana wanjye. Niwe byo tubyihorera. Ngira icyo wanshakiraga ngende kwihuta ariko. Ndashaka nyine ko turi ikintu twakora ko kitari gukuramo inonda kuko papa atangiye kunkeka. Ngo nde? Papa. Reka mubwire Tracy. Papa atangiye kunkeka kandi ntago rwose ndi umusinzira. Tracy ndakwiyamye. Kunyama se ibyo gikemura ibibazo. None se ubu arinze gukeka ntarakubwiye kare. Hanyuma ko ntabyo nakoze n'ibyo nzakora. Nta kindi kintu twabona twakora. Tracy rero ntuzamvuge. Niba umwana ubwo waramubyaranye n'igiti, niba umwana waramunyweye mu mazi, niba umwana waramukuye he, ushaka ahandi uzavuga. Amawe ko record zawe zose nzifite zibitwagiye tuvuga. Tracy ndakwiyamye. Atari wose uteze ibibazo byose. Nteze ibibazo iki yuko naga ninjye nawe twabikoze ubundi. Nise ko twumvikanye nyine, nge nakubwiye ko nta gahunda. Twarumvikanye nawe tugomba no guhanduringa ibintu byose bikarangira. Nese nabikubwiye bikiri kandi neza. Ariko Tracy nawe ushaka kunteza ibibazo gusa. Nta bibazo, ni ibisubizo gusa impamvu utabyakira nk'ibisubizo. Ariko unubuze ko umwana ari umugisha. Ese uwo mugisha ngenda wanze. Ariko ntabwo mushaka none. Urebe icyo mfasha rero ngire kuri muri arwo sinzaha. Nyine tugire vuba vuba. Icyo mufasha se ntukize nyine. None yamaze no kubimenya. Byaba ari bikuru. Abimenya hehe? Sumbwiye ngo ari kubikeka. Ni kubikeka se muri gisigaye ni igiki? Rero ikintu umuntu akiri kugikeka kiba kikiri mu mutwe gusa. Sinyiga. Ku ishuri sinzi ibyo bamubwiye, shoro ko yarabahamagaye. Nyine nicyo kibazo nshaka kugukemurira. Tugenda umwana. Cyo ntigishoboka. Hanyuma azabyumva nk'ibihu. Ibyo ntabwo bishoboka. Ala, reba ikindi kintu twakora kandi kihuta. Nta kindi cyo gukorwa, nese urumva tutagaruye hakiri kare ibintu. Urumva bishobora kubyara. Mvana nyine mu rugo. Mujyana he? Muvane mu rugo ngujyane he? Simbizi pe. Cyakura nakuvana iwanyu tukajya kuyikuramo. Tugende. Ubu yahabyo kuyikura. Ako se Tracy wagiye unyumva. Ubwo igikurikiye no kujya gukora muri geto yawe rero. Nusubira ngo ngende. Tubana he? Ngiye urabona iriya geto ubwayo irankwiriye. None ndayijyana ko pari yo inteye. Ako waretse kunteza ibibazo tukabirangiza hakiri kare. Ako Tracy wagiye unyumva. Ariko sinihe nakumva. Inshuro wowe mba nakubwiye. None uragira ngo tubigenze gute? Tracy. Sinzi icyo ushaka ko nkubwira kirenze ko kuyikura mu by'ibitego kwa muri plan. Ndakubwiye ngo ndashaka ko tuyikuramo. Urumva Tracy? Uri kunyumva? Ndumva ariko menya ngo kwikuramo indabyo ntibishoboka. Ngewe nakubwiye none se urumva bitatangiye kubyara ikibazo. Nta ikibazo ni ugiye kukiteza. Ako tugende ujye kwikura. Ako Tracy kubera icyo utanyumva. Ahubwo kubera icyo utanyumva. Hasi ubu nzakubwira kangahe kugira ngo nyumve. Nakubwiye icyo ngicyo kivane mu mutwe ko ngomba kwikura. Nakubwiye ko ngewe nakeneye kubyara kakanya. Nanjye sinkeneye gukuramo inda none ko ndende. Ako Tracy ubu nzakubwiza iki?
ubu urumva ibibazo utangiye guteza ntago ari ibibazo n'ibisubizo ahubwo niwe wipa nase papa we niba amaze kubimenya papa we niba atangiye kubimenya umutirika bimbwa barambwira ko wamera nje ndimbwa utarimbwa se umupango nta kuntu ko muri murango bitagiye kandi ibibazo byose nawe wabiteye nakubwiye n'ubutanza akongera urabyumva usangiye se nakugize gute nese kubera icyo utajya wumva nigende gusa so wowe uteza ibibazo byose sigenda ngawe nakubwiye ngo bizagenda nabi niba udashaka ko bigenda neza oya umva bro wowe nyine reba itariki iki kidahenze wowe yingatishije namaze kumfaminga sawa man hapa hasana basanzwe ngemeruka kure wegeze nko mu madolari 500 gutya binkorera cyo nibaho kabisa n'ibintu byinshi sawa abagira bate Ivan ngiye ahantu nazumvise ko rwawe ariko uvuga ngo se ko rwanjye ndi indege ndi imbunda ngiye kuruhuka basi ngiye kuruhuka mu twuko ndananiwe waranese rwo wikoreye hano nta umukoze stress zawe ngiye na Ivan cyane rwose ngiye stress we stress Nese nkubeshye ngiye urumva ari cyo kindi cyanjyana hari ubundi mideni ngo ndamuhunze se hari wavuze ko uzanye kuko n'amaramu wawe ukaka kugira umwikoreye kandi bigere nta kintu na kimwe bambwiye abo ngabo kuvuga rwose azi ko kuva nagushyira mu nda yanjye waneye ikirungurira izina ry'Imana nkubyara inayo nyimara nk'iminsi nkurera ndahangayika urinze uko ukiri ikigeragezo ese urumva mbana kuri kunuka ayo magambo koko uretse ko ndi ngo utankubita utabishobora ariko hari ibintu mba muri kuruga nk'ayo magambo ntabwo yabwiye umwana wawe aho ukizere kamureke byibuze umare ukwezi hano wenyine nawe wumva uburyo nyine ubu iso yaragiye oya ndashaka kureba yuko wenda hari ndashaka kuzura ubu urafashe unta mu nzu n'uyu muhungu uragiye wowe muhungu uyu muhungu none se ngira ngo uriya hari ikindi nyine ndagira ngo wanzure agaciro k'umuntu ndebe ko uzajya ugatanganya aya matara izi parafo izi kinkareba ko uzajya ubona umuntu yakubwira Ivan nawe muri inzu nyine ahubwo bisa nkaho ari ikintu nyine cyakeka kura muri wowe ku buryo utakwihangana kuko icyo utavuze nabi icyo kintu nacyo nshaka guca ariko nimubwira nabi iki niba nkubwiye amakosa yawe inabi irimo niyi none amakosa ngira yananiwe ndakurambuwe nakwiruka nyine oya ntabwo ari ngombwa suri gatoya uno umuntu warumpamagaye uwo nguwo ugura amatike y'indege urumva nawe ariko marika ariko mana niyo mpamvu njya mvuga ushaka nabo ukanabyara nawe ese kandi urababaye Ivan genda nyine urababaye oya genda nta kibazo mfite kukubaza urababaye kuko uzi utesha umutwe genda Imana ikujya imbere ugenda uzagira ikiruhuko cyiza uzagaruke genda nta kibazo ngize ngo njyewe sinzanagaruka oya genda windudubizaho amagambo nimba icyemezo wagifashe fata inzira ugenda reka mpamvu by'ukuri ndananiwe uretse kwirengagiza ariko wakananirwa ntabwo wakavuza ngo nyemara itari ryo kunanije uri kimwe mu bitumye ngenda ntabwo uri impamvu itumye ngenda kuko urabizi yuko maze iminsi mike yambaye umubiri wanjye ninjye wamwishe se genda bivuze ariko se reka nkubwire igenda ndagenda ko n'ubundi iriya modoka uyisige hariya ushakire n'umuntu uzajya intwara ntabwo bikunda mwese nawe urayuruza indege nawe muragenda mwicaranye ntabwo mvuze ngo ndayohereza indege ariko ntabwo bikunda kunyisiga none se wowe urayitwaye mfite umuntu nanjye Marisa navuga ngo mvuze nabi ikibazo mfite ni uko ejo umuntu yazaza hano yagutera ubwoba ukamubwira ngo akiri iriya modoka ni umutungo wanjye urarwibutsa kwanjye niyo mpamvu ugiye kwifata nkayijyana ahandi hantu nibashaka bazayifungirane bayigumisha mu hantu itazigera yava kuko urufunguzo nzarujyana akanakumira ariko mwana umuntu avukira kuruha agasaza arinduye sawa kandi ubwo nyine n'ubundi bonere kubikubwira nuko usanze ari umuntu usanze uratankoreye ku mafaranga ujyane n'ibyawe
ibintu byo kugenda ukorakora mu myenda y'abana banjye upakira ibikapu simbishaka. yakumva ko ndi umugabo bazategereza niyo mpamvu kimfata nk'ababana uri umugabo wuriya mupfu wapfuye ariko ngira umwana wanjye uzakugeza wose umugabo usubira ikivumburi hano umugabo ufata ibyemezo ushatse ntabwo nakubuza kugenda rero ushobora kugenda nabishaka nkanakira amagambo mabi ntugere niyo ugiye si wagize ngo wanyikunguzaho bigakunda ko wanyikunguje wose umugore washatse mwarabaye noneho nyikunguzaho unagiye noneho ko urwo rugendo uri burukomeze sha cyangwa muzi ko umubyara ikintu cyoroshye reka ntumubwize kuri bose ariko iyo mubwira amagambo Karo! Karori! Karame mabja. Ako muri kureba televiziyo. Televiziyo yaje miberuka kwa karyari se n'umuriro urimo hano kwenda gushiramo mabja. Cyo kwenda gushiramo se birakure wenda arugura. Nuko warumbye ko ntandi kwa televiziyo ariko. Mwese ko mumumva muri saro hafi buri mu biki. Uri mu biki. Ndi harya muri saro nanyuze mu ngewe. Oya nuko nzamutse hara muri koridori bihurana nuko mamagaye nyuze muri saro nyine. Sisa sita watetse. Ariko nta nubwo uraje. Ntabwo ndaje. Mabja nahabitetse binaryoshye cyane cyazo ubu nuko bishobora kuba. Kundikire neza urabirya n'ijoro. Nta kibazo. Karo. Ko numva maze guhaga induru yawe. Wiruka gusakuza bya bihumba cyo mwari muri kumwanga urano ko yandi hejuru nkakora sinakumva. Mu majwi wumvishe harimo yabo gusa ntibavugaga ndi kureba mbareba gusa bafungurira ute urugi narwo se rurifungura ntabwo rurufungura numvishe banyuraho ngiye gukora ku rugi kwa rufite amapine mbona rurinyereje ruragiye barinje kandi ntabwo nawe gutangira umuntu wagezemo hano wabonye ukuntu nawe banganaga Karori ngabanya amagambo ako cyuvuga gutyo nka computer Dora Yvan ejo yaragiye. Ntiwabirebaga n'amaso yawe. Ubu hano muri harimo abantu bangahe? Sibye ngiye nawe gusa se. Usibye? Ariko ari imbeba nomveshamo hano zisigaye ziya. Igwanye bagiye kukoreza baguhaze wowe. Ibyo imbeba ndari kubasha cyangwa nkubashije abantu. Mujane nge nawe twenyine turi muri ino nzu naba. Ko ne mubwiye ingabo zisigaye zirazisa. Umutekano w'ururugo urakenewe. 10 ku 10. Cyane rwose. Ijyo kusajya ndarampagaze numva ibikandagiye ibigenda hanga ameze nk'umuzamu ntabwo nzaba umuzamu ngo nawe wundi umutekano w'urugo no ushinzwe ukamenya binjiye abageze hano uko bari bameze ukanatekereza ko ndi mu nzu ngiye nashaka kugiramo n'ibibazo abinjira hano uko bishakiye hano ariko kibuga cy'umupira nta nubwo ari inama z'abakozi zibera nabo batipe bawe ntago mbashaka hano ndashaka kukubona muri urugo wenyine ukagusohokamo ugiye guhaha ukagaruka ukavana hari ikikujyanye nta muntu ushaka hano kere kubona hamagaye nakubwiye ngo Karo hari umuntu ugiye kuza hano umufungurire Yumva mabuje ariko abantu bamwe njyana nabaheza hanze nuko mwisubira mwe mukambwira ngo mbinjize kandi mba nabahajije hanze noneho nakubwiye ngo ujye winjiza uwo mupira ufite amatwi Byumva shaka gutekereza nari mfite agataho azati tugashyira icyapara ku muryango tuvuga ko nta muntu ukwiye kwinjira amana dawe kumva gahambirwa wowe urasa kunegeka ibyo nkora ako cyari igitekerezo nari nzi nyabisa mabuje cyangwa mu gitondo mbika nsanga wakimanitse ya tanga uburenganzira ntabwo nta cyapa kizajya hano rero kuko ntabwo ari inzi kodeshwa cyangwa ntabwo ari za zindi bararamo bacumbikamo nugufunga ku buryo nta muntu wundi uzajya winjira kere ko nakubwiye uzaza atampamagaye ubwo uzamurize hanze nta muntu uzongera kunyinjira natagwamagaye burero ngo zajye namusinyira kuri message ko yaguhamagaye kugira ngo ngire hano Vimpere ruza kunyibutsaga kajuza kunyibutsa gahinda kagiye kuzanurutsa umutima nago rukaza rundi tawo kucyo ujya kuza kunyitaho ngende nyuko ntabwo nabyaye wari numwe ndi kumwe nawe
Sete ndabona watinze guteka. Nkurikije ibiganiro nagiranye na Sheri n'ubundi uzashaka kuza kugaruka ku buryo hano ku manywa. Yego. Ugomba kwitwararika ugakora ibintu byose neza uriya mugabo atazakubona impamvu akakwirukana kuko mfite impungenge. Nanjye ntabwo natuma nkora ikosa ryatuma ngomba rero. Navuye ko utwo tuntu tw'utugambo uzajya utureka kuko ntabwo nshaka abana bazagira gute. Nabyumva. Ni ibanga ryacu. Ngaho teka vuba. Nza mfungura gate se? Bien sûr, none se ndagenda hakinze. Okay. Yakanze. Kanyura hano nta kibazo. Iminota byibuze ibiri badakomanze ukomanze wese karori bayikingure. Wewe winjira hano ngaha kandi kuri liste mfite ntakuziho ntakubonye. Witwa ndubundi. Hano ukuntu uhita winjira ndafungura nguhaye karibu ko mfunguye ngo ndebe uje hano. Ariko Harani nagorwa koko. Harani iryo zina ntaryo mfite ku rutonde rw'abantu bagomba kwinjiramo hano. Umva ko bavuga n'uyo ushaka kuba umugabo noneho karora aho nabereye imbwa ntago mwakongera kurya ngo nishyure. Mwinjira hano mbafungura nkubitwa mbizira. Nkawe koko mbizi uko. Urakoze ko wiyisimbwa. Ese imbwa zose zigiye kuzajya zinyurira. Karame mabuje. Wibuka nizo zindu. Tonde mabuje banze. Oya. Uzi ko ukuboko ushobora kwita uguhomba. Urabizi neza. Mwe muzajya muhora mwinjira. Uku kuboko uzi ko waguhomba. Ubu mukanya barahita bavuga ngo nabyo bavuze ngo mufungure. Aho nazo nkubitiza uyu munsi. Karori ntabwo. Karame. Suriya muhungu n'umukozi wawe. Hansinze ku muryango. Cyose mwana wanjye. Ibintu bibana nawe bisigaye byaramutesheje umutwe nta gipfa gufungurira umuntu abonye. Nakubwiye ngo kiriya kibazo cya Yvan cyo kiriya akantu nashaka kukubwira nibagiwe. Uranyemerera nkakubwira se? ubwoko ki se? Nene najya mu bintu bize kwibuka kuri umunara wanjye umuntu eke yinjire tukibagirwa kanya kize. Kiza ngo n'ibindi bizima. Suriya muhungu ko nta kinyabupfura agira. Ahubwo njye mbona ari umusazi. Mwanshakiraga iki se mama Yvan? Ko nzi ko Yvan noneho ntawe uri hano. Yvan naho warari Dubai. Nta mahoro se? Nta mahoro masa. Pese ubundi Yvan adare ntabwo mwansura. Use ko ari rwo rungano rwanjye ubu nawe nsuye nde hano koko. Kasura mama ukareba ukomeza. Ibyo ni ukubishakira umwanya ukomeye cyane. Wari uraho ariko. Ndameze neza nta kibazo. No mu rugo baraho. Baraho nabo nta kibazo. Namwe mumeze neza se hano? Turaho urebye bisanzwe nyine byo mumenyereye. Icyo musana nari nguhamagariye. Tresa aherutse hano. Inde? Tresa. Wa mukobwa nyine. Wenda wari inshuti ya Yvan ngo biza kurangira naho abaye inshuti yawe. Tresa nasanzwe aza hano? Yaherutse hano asanzwe aza ariko noneho ibyari bimuzanye ntabwo ari nk'ibisanzwe. Hari aho bihuriye nanjye se? Kandi ari wowe ngo mukuru wabyo ahubwo. None se ubwo yakundegeye gute? Umuteye none nturi kuyemera. Se kunsetse. Nese akaba yabikubwiye nkande? Jewe yamyitabaje nk'umubyeyi. Arambwira ati araniye nteye inda. None ntari kuyemera. Ari kumubwira ngo muyikore. Uriya mwana ko yitondaga. Uriya mwana ko nta mashagaga yageraga. Uriya mwana ko namukundaga kubi. Nese njye sinitonda. Ese witonda waramuteye inda. Se ubundi niki kikubwira ko ngiye namuteye inda? Niwe wabimbwiye.
niwe wabikubwiye nyine ese ngiye nari Nese ngiye ko ntabikubwiye araguhimbiye ariko sinzi ikibazo kiri hagati aho ubundi se yaje kubikubwira ikibazo gihari ni uko wamutinda ukaba urimo kuyihakana ukamubwira ngo nayikuremo uriya mwana ushaka kumukuzamo inda ngo ajye guhana nayo kubera iki ndetse ko ukundagera hari icyaha kirimo ni uko azi ko uri inshuti y'umwana wanjye kandi ndi umubyeyi nawe nakubera umubyeyi nkuko nawe yaje kunyitabaza nk'umubyeyi kandi ukomeza kugenda ubigira birebire ubifatisha indi ntera na Sara bigeramo ariko harimo no kuntera ubwoba bibaye ngombwa erega ngiye sinzi ikibazo kiri hagati ikibazo gihari ni uko urimo guhihakana warangiza cyangwa ukamubwira ngo nayikure muramukuzamo inda nese nyihakana wari uhari mama Yvan udatuma nkubahuka urabizi ndakubaha ngo iki unyubahuka ubu wampamagaye wirirwa umpamagara ari cyo uje kumbwirira hano none mu gihe nateye inda ndihakana ahubwo urimo uranamubwira ngo nayikuremo ariko wagira ngo wari uhari ngiye mutera inda sinari imara ariko nta kintu mwana yambeshya nta kintu yakubeshya ntago yambeshya nubwo aguhimbira kuki mutategereje ngo aba ni ngiye ubibibwirira kuki ari uza kubibabwira nkuko ari utwite kandi akaba ari ufite wese ko utera inda ukarangiza ibyawe ukaryoherwa ukavaho wagize ngo ariko wagira ngo wari wamufatiye icyo gihe mufatira siki mufatira mujya gutetana na Remari none se ko utari uhari yabikubwiye nkande yabimbwiye nk'umubyangisha inama umubyeyi wande umubyeyi wa nawe ubwawe se sinaba umubyeyi wawe nahuye na byinshi mu nzozi n'ukuri mbuze uko mbisobanura gusa nabyise ibara ry'urukundo